Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane abaherereye hirya no hino ku isi. Amahoro y'Imana nabane namwe nagwire muri mwe muyaheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Rero ubasuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, n'ubundi musangiye gucungurwa muri Kristo Yesu. Twese tukaba turi ubwoko bw'Imana, dore ko nyirizina mbere ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isirayeli gusa, mu gihe Yesu Kristo yari ataraza mu isi ngo acungure abantu. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana, dore ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana ishaka kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bw'Imana, kugira ngo tuzagororerwe ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Nyirizina tugiye kureba incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho ku isi mu bijyanye n'iyoboka Mana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi ntabwo duhema kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni nayo ntego niyo nzira tuba turimo kugira ngo nyirizina tunerekane inzira ariko rijya mu bwami bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere. Muri aya mateka turabonamo umwe mu banditsi bamenyekanye cyane, yego, kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana turabonamo uburyo umuntu akwiriye kwiha Imana mu buryo bukwiriye, mu buryo bwa nyabwo Imana ibishakamo. Rero nk'ubwoko bw'Imana dusanga kandi ari nako biri buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Aho ngaho urasanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga n'imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu kikaba kiri buze guhishura Imana ye nyirizina. Yego, tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere. Ariko turibaza se abantu babagaho mu gihe cy'aya mateka bakoraga ibyo Imana ishaka? Yego, turaje twumva aya mateka ku buryo burambuye, turebere hamwe nimba barakoraga iby'Imana ishaka cyangwa nimba batarakoraga iby'Imana ishaka. Kugira ngo tubimenye turaza kubyemezwa n'icyo Bibiliya iraza kuvuga kuri aya mateka nyirizina. Rero tugiye kureba ku buryo burambuye amateka yaranze iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yatambutse muri iyi si mu buryo bw'iyobokamana. Niho dusanga ku ya mbere z'ukwa 12 Mutarama mu mwaka w'1167 Ayered, umuvandimwe wa Anglo-Saxon wabaye umwe mu banditsi bazwi cyane mu bayoboke b'abihaye Imana. Kuri iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1167 nibwo yapfuye. Amateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa Christianity Today. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba aya mateka twumvisheho ku byatambutse, ubundi twayigiraho iki cyangwa ni iki byadufasha, kuko yaba ari byiza yaba ari bibi byose tubasha kubyigiraho nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo tumenye icyo dukwiye gukora n'icyo dukwiye kunoza kugira ngo tugendere mu bushake bw'Imana. Rero turareba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, aho tugiye kureba nk'uko twabivuze mu ncamake y'uko muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, turabonamo uburyo umuntu akwiriye kwiha Imana. Yego, niho twabonye muri aya mateka naho babikomojeho. Rero tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga ku bigendanye no kwiha Imana, icyo ari cyo cyangwa uburyo umuntu akwiye kwiha Imana. Bimwe abantu muri rusange twita kwiha Imana, cyangwa runaka yihaye Imana, cyangwa ari mu bihaye Imana, cyangwa ikigo cy'abihaye Imana. Ubundi kwiha Imana uko Imana ibishakamo ni ukuhe, cyangwa igihe Imana yavuga ngo uyu muntu arabarwa mu banyihaye. Yego, turareba Bibiliya icyo ibivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6 umurongo wa 13 harabivugaho. Haravuga hati, kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ngicyo icyo ijambo ry'Imana ribivuzeho uburyo dukwiye kwiha Imana uko ariko. Ijambo ngira ngo muri biganiro byatambutse binyura kuri murongo wa Irera TV 1
niho n'ubundi uko ukomeza wumva bino biganiro ugeze kuri uyu murongo, wenda ari ubwa mbere ugeze kuri murongo wa Irera TV1, hari ibindi biganiro twatambukije bivuga kuri ubu buryo bwo kwiha Imana, ariko tuje n'ubundi tuzanaho n'ibindi bisobanuro mu buryo bwo kwiha Imana ndetse n'icyo Bibiri bivugaho. Tuzanye n'undi murongo ubivugaho, niho uraza gusanga nk'uko ijambo rivuze ngo kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Ijambo ry'Imana ryeruye neza kandi rivuze riranatuburiye yego nk'ubwoko bw'Imana, dore ko wamaze kuba ubwoko bw'Imana ntibyakunda yuko ingingo ze yaziha ibyaha ngo zibe intwaro zo gukiranirwa, ntibyakunda kuko twamaze kuba ab'Imana, twamaze kuba abayoborwa n'umwuka w'Imana. Rero ntibyadukundira yuko twakwiha ingingo zacu twaziha ibyaha ngo tube twaba intwaro zo gukiranirwa, ntibyakunda ku bwoko bw'Imana. Ese byaturutse he? Byagenze gute? Ubwo impamvu bitari buze kutubaho ni uko twabwe twamaze kwiha Imana nyirizina, cyangwa turi ab'Imana yego kubwo kuyemerera tukayoborwa n'umwuka wayo. Ibyo byabaye ryari? Byabaye igihe twizeraga yuko icyaha cyari kituriho, twashyizweho na Adamu, yuko Yesu Kristo ubwo yapfaga yapfuye ari byo azira, yego icyo gihe tukabibona nk'aho tukabibona ko aducunguye, tubaye ducunguwe na Kristo. Icyo gihe cyo kuba tubonye yuko aducunguye nibwo duhise tuvuka, tubaye bashya, tubaye ibyaremwe bishya mu buryo bw'umwuka, cyangwa tubaye abana b'Imana, tubyawe n'umwuka. Icyo gihe rero tuba twihaye Imana kubwo kwemera, tukizera igikorwa Yesu Kristo yadukoreye yuko yari twe yagikoreye. Nawe iyo wizeye yuko Kristo yagupfiriye ku bw'icyaha kikurimo wakuye kuri Adamu, cyangwa woretswe na Adamu mu cyaha cyangwa mu rupfu, ukizera ko Yesu Kristo yarugukuyemo, icyo gihe uba ubaye icyaremwe gishya kandi uba wihaye Imana. Niho ijambo ry'Imana ribihishuye ngo kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. Ngo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. Kwiha Imana nk'abazuke ni gute? Ni ukuvuga ngo iyo ubaye icyaremwe gishya, cyangwa iyo wizeye Yesu Kristo ko yagucunguye, icyo gihe uba uzutse. Kubera icyo uzutse ni uko n'ubundi uvuyemo aho wari uri. Aho wari uri ni hehe? Ni mu rupfu. Urupfu warugiyemo ryari? Urupfu warugiyemo igihe warushyizwemo na Adamu, ubwo iwe urupfu rwinjiraga ari we urwinjije muri we, kandi abamukomotseho bose bakavukira muri iyo karande, cyangwa bakavukira muri icyo cyaha Adamu we nyirizina yari afite. Rero kugira ngo umuntu ave muri urwo rupfu twashyizwemo na Adamu, iyo umuntu aruvuyemo aba azutse. Byumvikane ni ibintu bizwi yuko umuntu wari uri mu rupfu akaruvamo aba azutse. Rero umuntu n'ubundi utarizera Yesu Kristo ko yamucunguye aba akiri mu rupfu twashyizwemo na Adamu. Iyo mwizeye rero akavuka ubwa kabiri, aba azutse, cyangwa ababaye umuzuke nk'uko ijambo hano ribivuze, ngo ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. Aba bazuke ni ubwoko bw'Imana, kuko babaye ubwoko bw'Imana ari uko bazutse, kandi bazuwe na Kristo. Hano ijambo ry'Imana iyo urebye mu Befeso ibice 2 umurongo wa mbere harabisobanura, hakavuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ahangaha ijambo rirabyerekanye yuko nyirizina umuntu wese utarizera Kristo yuko yamucunguye, icyo gihe aba apfuye, cyangwa aba ari mu rupfu. Rero iyo agize kumwizera yuko yamucunguye, icyo gihe aba azuranwe na Kristo, nk'uko ijambo ribivuze ngo namwe yarabazuye. Inde? Kristo. Kristo niwe watuzuye, kuko Kristo niwe watubereye umuhuza ku Mana. Rero iyo wizeye Yesu Kristo ko yagupfiriye, icyo gihe uba uzutse uvuye muri rwa rupfu twashyizemo na Adamu wa mbere,
ukaba ukuwemo na Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo. Nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana yuko Adamu wa mbere abantu benshi cyangwa abantu bose yatworetse yego mu rupfu, ariko Adamu wa nyuma azaje guhesha ubugingo benshi, cyangwa aje kuzura cyangwa kuvana abantu benshi muri rwa rupfu twashyizwemo na Adamu wa mbere. Niho ijambo ry'Imana ribyerekanye yuko ngo ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Yego, hano rero umuntu arabasha gukora ibyo gukiranuka abiheshejwe nuko abaye ubwoko bw'Imana. Abaye ubwoko bw'Imana abiheshejwe nuko yizeye Kristo ko yamucunguye ku bw'ibyaha bye. Yego rero aha niho ijambo ry'Imana ritweretse buryo ki dukwiye kwiha Imana uko ariko ngo ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. Kwiha Imana ni ukwizera Yesu Kristo ko yagucunguye, kuko icyo gihe uhita utangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ntabwo uba ukigenga, ibya kera biba bishize, ahubwo umuntu aba yinjiye mu bishyashya. Yego rero ndabashimiye ubwoko bw'Imana ngo kuko umuntu yiha Imana ni uko umuntu yizera Yesu Kristo akaba azutse azuwe na Kristo. Yego ndabashimira ubwoko bw'Imana mudahwema kubana natwe, kandi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko dutinda cyane ku ijambo ry'Imana. Nuko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Nawe wamaze kwizera Yesu Kristo ukaba icyaremwe gishya, ukaba uri ubwoko bw'Imana, ntabwo ari uguterera agati mu ryinyo ngo umuntu yiturize, ahubwo nyirizina umwana mu rugo abasha kugira gute gukora cyangwa kwaguka mu bwenge n'ibitekerezo. Iyo umwana ari uruhinja ashobora kwigaragura mu cyondo, ariko uko agenda aba mukuru agenda ya myanda ayita kure, ayikwepa, cya kiziba nabi kikigendamo, ahubwo uko agenda akura akagenda amenya n'uburyo ki agomba kwisukura, akigirira isuku, akagirira n'abandi isuku. Rero niyo mpamvu ubwoko bw'Imana ntabwo duhwema kwiga, buri munsi turiga, ntabwo dutuza, ahubwo duhora dushaka buryo ki twamenya iby'Imana ishima kandi ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora nk'ubwoko bw'Imana, kugira ngo n'ubundi tuzagorerwe kandi tuzahabwe ibihembo byacu byo mu bwami bw'Imana nk'uko twabiteganirijwe kera. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, buheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.